Bakunzi ba Clarene Sport TV, ko twari twabibasezeranyije ko turi live baba tujya kwa Mibambwe Senabyo ku musozi wa Buzinganjwiri aho yaratuye. Uro muri iki gitondo twerekeje mu mbeho idasanzwe nkuko mubibona, twambaye amaga kubera ko harakonje cyane uko mubibona kuri uriya musozi wa Mibambwe, umwami Mibambwe yabaga. Niho twerekeje mu minota igeramo 10 turaba dufite cyane, tubifashijwemo n'abamotari twazanye nabo na kameramani wanje nawe umeze neza cyane wagenda amafoto kandi kwatana. Nta kindi kitujyanyeyo no kugira ngo tumenye amafu n'amavuko cyangwa se yahatuye ryari, nibe bintu bihari by'amateka byahasigaye, ese abatuye aho ngaho babivugaho iki kuba harabaga umwami. Ibyo nibyo tugiye kureba kugira ngo tuze kubagezaho kuri Clarene Sport TV. Mukora like, mukora share kandi mukora subscribe. Ya nkuko twabibabwiye rero, ya minota 15 yashyitse. Iyo ugeze ku rwinjiriro uhita wahura n'ikigo cya GS Rwanda TSS, hanyuma rero tugahita twerekeza ukareba hari hakurya ni mu karere ka Muhanga nkuko kameramani ari kubitwereka. Uruzi rwa Nyabarongo ko ni ruriya akarere ka Muhanga. Rero twitegeye ahitwa za Buringa, ahitwa Nyakabanda n'umusozi wa Ndiza nubwo ubidikiwe n'ibicu. Ubu rero nta kindi twerekeje mu nkike z'ibwami aho tukomeje amakuru. Ngiye kureba umwami uramuzi wabaga hano hejuru. Uramuzi bino bakabiruka nawe. Wow, yambika kandi zikigenda neza. Wabaye wakangahe? Nigeze mujya gusura umwami n'abandi. Umwami wabaga yitwaga nde? Mibambwe. Wow, ni byiza. Mwumva mwishimye ko mwari muturanye n'umwami. Wow, ntacyo mbona muri Dreamer, comfortable. Neza mu kiraro. Wow, tujyanye rero n'abana. Ibwami baraturekeje burya buri gihe cyose. Nta muntu utavunyisha, kirazira gupfa kwigira ahantu utavunyishije. Nuko byageze neza. Murabitsinda. Wow, byabigeze cyane. Nuko twigiye mu cyane. Tugenda kureba amateka yabo. Nakagero kandi abana barakoze baduhaye karibu. Turazira kwigira ahantu bataduhaye karibu. Wow, bye bye, wakoze cyane. Sawa, see you. Ibihe byiza cyane. Naho ubutaha. Abakuzi kwamanuka ngo turagana urugo rwiwe. Uraze tubiye umwami rero yavuye naho ngaho twereka se ntabyo n'umugore we Nyirakigeli. Murumwe ya aka kanya rero bakunzi ba Clarene Sport TV dusesekaye ahari urugo rw'umwami Mibambwe Senabyo. Ni Mbirima na Matovu nkuko mubibona ku cyapa. Ahagana ahasaga mu 1741-1746 hari hateye kandi umugabekazi Nyirakigeli Murorunkwere, nyina w'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Ahasaga mu 1893-1895. So ubwo rero hano twavuga ko turi ku bigabiro byiwe nkuko mubibona. Amarembo ari hari ariko turi kumwe n'umuntu hano yatangira kwibwira kugira ngo aze kudufasha kuryoherwa n'amateka ya hano. Mwatangira nitwa Ntezirizaza Dejeune. Ntezirizaza Dejeune tugusanze hano mu marembo y'urugo rw'umwami Mibambwe. Ese abantu bakunda kuhasura? Bakunda kuhasura cyane, barahagina cyane bakareba amwamera atuye. Murabona ko n'icyapa kigerekana ko ari historique ikomeye. Uyu mwami bivuga ko rero yahageze asaga mu
741 gushika 746 ntabwo navuga ko wenda yahatinze, ariko hari amateka amwe namwe agaragara nk'inkike z'urugo rwe hariya hepfo, turaza kuba tujyayo. Ariko hano turahabona igiti nacyo ngo ni igiti cy'amatsiko, murakibona hariya, tugiye kucyerekezaho nacyo tugira ibyo tukivugaho. Imbere hano nk'uko mubibona ni igiti cy'amateka, ngo abantu baza kuhashakira umugisha, ngo bakinjiramo bagasenga. Urabona ko leta yavuze ko kibujijwe kuhasengera, ngo abakobwa babuze abagabo bazaga kuba bahashakira umugisha wo kubona abagabo, cyangwa se ngo ibyifuzo bakabitanga bakabishyiramo hariya mu giti, wabuze urubyaro cyangwa ibindi byifuzo byabo. Ariko ibyo ni iby'imyizerere cyangwa imyemerere yabo, ariko urabona ko leta yabibabujije nyuma y'uko inkuba ihakubitiye abantu. Ariko icyo giti nacyo kiri mu misezero ya kera mu nkike z'ibwami kwa Mibambwe Sentabyo, akaba ariho abantu bajyaga baza mu gushaka amahirwe cyangwa se urubyaro cyangwa abagabo ku bakobwa babuze abagabo cyangwa abagabo babuze abakobwa. Rero ntidutinze ibyacu, tugiye kwerekeza mu nkike z'urugo, twinjiremo ikambere naho tuvugemo ibijyanye n'amateka yaho hano kwa Mibambwe Sentabyo. Aha rero tugeze ni mu nkike z'umwami cyangwa mu marembo, habaga hari ibihindizo. Iki ni ku giti cya mbere, iki ni igiti cya kabiri, byinjira neza ikambere ibwami. Iyo bavugaga ibihindizo muri rusange byabaga ari kera, ibihindizo yabaga ari imigaragara mu marembo kugira ngo hatagira umwanzi wakwinjiramo, cyangwa se inka zimaze gutaha barugariraga. Ivanga kenshi yabaga igizwe n'imitambiko 2 cyangwa se 4 kugira ngo hatagira umuntu uvogera mu rugo ikambere. N'ibindi bahagarikagamo bakabyigika bihagaritsemo. Aha urabona rero ko mu marembo hafi mu nkike y'ikambere hari ibiti by'imisezero bikigaragaramo, bigaragara ko hari hatuye umuntu ukomeye ari we umwami. Imisezero urabona ko hari ibiti n'uko Kagame ariko noneho rero twinjiyemo imbere ikambere, navuga ko twakwinjiriye kandi hano aho bari ku marembo winjiramo ibihindizo, kugira ngo wenda ni ibiti bakundaga gukoresha bashyiramo 2 kugira ngo babambire umuntu waba winjira ibwami uko yiboneye kose. Urabona ibiti rero uko byabaga bimeze hariya. Turatambagira twavuga ko turi mu rugo rw'umwami neza n'izina. Urabona ibiti bya kera by'imisezero by'umwami birimo birasaza, ariko harimo ibikigaragara hariya hepfo. Ibyatsi nabyo urabona ko birahari, inkeri, ibiti byose bigaragaza ko hari hatuye umuntu ukomeye. Aha rero n'izina twinjiye hari igiti cy'ikiganiro nk'uko mukibona, bigaragara ko nicyo koko muri icyo gihumbi 741 hari ibiti by'amateka n'imisave kugira ngo murayibona hariya. Aha rero n'izina niho hari, bavuga ko hari ku rugo rw'umwami, hari mu mbuga, bavuga ko ariho ngo intore zahamirizaga ziri kumutaramira. Ni aha ngaha niyo mbuga wavuga ko intore zabaga zirimo zihamiriza kumuhamiriza umwami. Urugo rwe rurimo hariya hepfo niho rwahoze munsi y'utu twatsi. Aha hose ubona n'urugo n'izina rw'umwami Mibambwe Sentabyo yaranze. Sentabyo mvuga ko yari umwami mwiza kubana n'abantu, ngo yabanaga n'abantu cyane, ngo yaranagabiraga cyane, yagabiraga abantu. Ikindi ngo nta muntu wabaga wabura amata yo guha umwana, yaragukamiraga. Byane bakaguha inka nyine kugira ngo nawe uzajye ubona iyo wikamira. Ntabwo bisanzwe rero, urumva ko yari umwami ufite amateka meza, kubana n'abaturanyi neza. Urumva ko nta muntu warwazaga bwaki aturanye na Mibambwe Sentabyo. Urumva ko ahagana mu 1741 1746 navuga ko abantu bamubuze baramuvuze, kubera ko kuvura umuntu nuko yari umwami w'ineza. Yafashaga abaturage babaga bari aho ngaho, akabakamira, akabafasha mu gihe cy'amagi, igihe hateye amapfa agakora mu bigega akabibahereza. Aha rero nk'uko nabivuze niho hari imbuga intore zahamirizaga ziri kumutaramira, abashaya bagashayaya, abavuzi b'ingoma bakazivuga, abakaraza. Arakoze cyane umugayidensi wanjye twajyanye umugadi. Abakaraza ni kwa kundi bavuza ingoma, aha niho bataramiraga nyirizina, ariko urabona ko hari heza. Ni cyo kintu wowe
mu mateka waba uzi umwami wadusangizaho igitoya? Umwami nuko yari umuntu mwiza, yagabiraga abantu amatungo akorora, bakabona amata bagaha abana babo, ndetse nabo bakamererwa neza. Ikindi kandi akishimira abantu bamuteramiraga, bakabaha n'ibyo bakurya bakanywa, bakagira banezerewe bati umwami yaduhaye. Ya rero urumva ko arimo aratubwira ko yari umwami uzi kubana n'abantu n'abaturage be. Kariya gasozi dusa naho turi kwitegereza hakurya bakitaga Busoro, niho inka ziwe navuga zasuhukiraga zikajya kurishayo. Ahagana hepfo hano hepfo niho navuga ko dusa naho tuganyeho gatoya, atari kure cyane. Kameramani aradufasha twereke kariya gasozi ko hakurya. Kariya ni agasozi bita Busoro, niho inka zagishaga. Nubwo iyo zabaga zamaze ubwatsi muri kano gace niho zajyaga kurisha. Noneho zava kurisha zikaminukamo hano hepfo ahari iriba zashokeragamo ryitwa Rusanga. Rusanga rero niho iriba ryari riri hano mu nkike z'irembo, akaba ariho zishokera, zamara gushoka zikajya kubyagira hariya. Ngayo rero amateka y'umwami Mibambwe Sentabyo. Aha duherereye ni mu karere ka Gakenke, umurenge wa Coko. Ahakomoka tubibutse ko hakomoka no umuyobozi ukomeye, minisitiri w'intebe Ngirente Edouard. Akaba akomoka hano hakurya rero mu murenge wa Coko. Nibyo kwishimira cyane ko agace kakomotsemo umwami kavuyemo na minisitiri w'intebe. Ikindi nuko ngo hari amateka ya Mibambwe ngo hari igihe yigeze guca urubanza ntirwarangira, ngo kubera amakimbirane yari ari hagati ya Nyiranzana ku rwenzo rwa Gahira na Nyiranzana, ngo urutare rwarahindaga, biba ngombwa akajya kubwira Nyiranzana ko yaruvuma ntirukomeze guhinda kugira ngo abashe gukemura imanza zari zabonetse hano. So rero nakagaruka Clarence Sport TV, turi hano kwa Mibambwe Sentabyo, wahabaye asaga mu myaka y'1741 1746. Urumva ni umwami utaratinze cyane. So ubwo rero amateka yaho nayo, ubuzima bwaho nuko abantu igihe yari ahari bari bameze neza, ngo yarabakamiraga mu gihe abana babaga barwaje, ababyeyi babaga barwaje bwaki, haba hateye iki agakora mu bigega akagaburira abantu. Mu by'ukuri ngo icyo gihe abaturage baho bari bishimye. Rero guturana n'ibwami byari byiza muri icyo gihe, kandi urumva ko byari ikintu cyiza. Nakagaruka tubane kuri Clarence Sport TV, tuzajya tugenda tubagera ahantu hatandukanye, dusigaje kugenda gusura ku kirenge cya Ruganzu, naho tukazababwira amateka yaho. Rero muturayikinge, mukora share kandi mukora subscribe, dukomeze tubane. Wakoze cyane muzehe. Murakoze namwe. Ndagushimiye cyane kuko ikiganiro tugiranye. Amateka ni ikintu cyiza, kuko abato bagomba kuzajya bayasangira. Mwakoze cyane, bye bye. Yeah.